Sobanura ariko Swaki uraho ese ko wacecetse ko wabuze burundu niko miga ntibikunda ariko Swaki ugire gutya uhereze yambu ku bakunzi bawe dore aho wagize gutya aho wadutunguriye tugakubona mu kizuru ntiwongeye kugira ikintu uvuga waracecetse utuzunguriza umutwe uri tuonaga tunabakia ba bebe reka da uhita utuzunguriza umutwe ntiwongeye kutuvugisha wongere uzamuke ugire icyo ubwira abakunzi bawe Swaki uranyumva ndakumva ariko nabi. Uraho network yawe iri kuntera agahinda uraho neza yumvijeho na gakeya birahagije. aho ngaho ndakumvaho gakeya cyane umeze neza ariko Ndaho buriya iyo ndi kuri listening mba mbumva neza, noneho na joining ama speakers bigapfa. Ntabaye mbi aho dutuye kandi ntago nahayimuka, ntago nabona ungurira kereka niba katwumvi yego dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko ntidufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bibangamira ituze rusange rya rubanda, gutanga ibitekerezo bihungabanya abantu runaka, gutanga ibitekerezo byinjira mu buzima bwite bw'abantu. Ntabwo rero twavuga ko amategeko yarahari. Noneho ikindi kintu ubundi butumwa nshaka gutanga, ndashaka guha ubutumwa mwumvi koresha nayo imbuga nkoranyambaga bafite imiyoboro ya YouTube ya ni ibya YouTube ntabwo twebwe ntabwo bitureba abakoresha Instagram na Instagram se TikTok, abakoresha n'izi za Twitter X yahoze ari Twitter. turashize natwe ribu yatejemo ubu hano hasi harimo nk'amastaff vende Aba bose nabo baragirwa inama ko imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane ribu iragaya cyane abo banyamakuru. reka dusubize inyuma gato YouTube ya abakoresha Instagram, TikTok, abakoresha n'izi za Twitter X yahoze ari Twitter. Aba bose nabo baragirwa inama ko imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane ribu iragaya cyane abo banyamakuru bafatanya n'umuntu nk'uyu nguyu bakamuha platform zabo ngo acisheho amakuru nk'aya ngaya. Ibyo ngibyo mu rwego rw'amategeko nabyo ni ubufatanyacyaha. Abo nabo barakurikirana iminsi yose. hano warenzaho iki aricyo mutumvishe ni ukuvuga ngo ribu yamaze gutezamo bagiye kubahigisha uruhindu kwa kundi Rameki agira gutya agahita avuga breaking news yo mu Bushinwa, inama yo mu biro bya perezida w'Ubushinwa, kudeta yo muri Kongo, ijisho rya ribu rikuriho buri kintu wanditse ahangaha ribu ikuriho. Bya bindi bya migambi agira gutya agahita ajya kwirakaza akarega umujyi wa Kigali akoresheje Twitter bakuriho. Bya bindi mugira gutya mugafata his excellence mukamutaginga murabiryozwa. Bya bindi ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5 ubu ngubu ribu iri namwe. Ribu ibariho, ribu ibanje kubaburira bagiye kubahinda mu budehe ni bibiri. Mwicare mujye musoma cyangwa se muve ku platform muceho mugende, bitari ibyo bazabakanda ijisho. Ariko genda kwibaza ku bantu batari mu gihugu byo bigenda biti. Bitegeko ni rimwe rirabategereza bakazaza murabakatira imihano bikazarangira nk'ibyakatiwe Prince Kid, byazarangira bakazataha byaramaze kurangira. Mukorana na Interpol bagafungirwa mu bihugu barimo ibi byaha bibahamye. Bifite ibitekerezo bipfuye bagira gutya indirimbo y'umuhanzi barayifata barayica koko. Murebe kuri dashboard nayishyizeho
murebe Karomba wataye umugore muri Amerika akajya mu Rwanda. Nizere ko ibi bitagize icyaha. Oswaki byanze nakwihanganiye nta kundi. Nguwo Karomba ibintu yakoreye indirimbo ya The Ben ntabwo ari iby'i Rwanda. Sinzi niba ibi ngibi bigize icyaha kuko gufata indirimbo y'umuhanzi ukayica kuri aka kageni. Karomba ni ukumwamagana kuko ibi yakoze ntabwo ari byo. Nababwiye ko uyu nguyu ari ibandi, bavugaga ko nta kintu yavugana na The Ben, aramwifuza bagira ngo ni umutinganyi aramukeneye ngo amurongore kuko ntabwo ari umuhanzi wirirwa nyuma y'ibyo yamukoreye akajya ku ndirimbo ye akayica atya. Twageze aho turakangarana, ibyo ni ibya Karomba. Abantu muri gusaba mike muretse gusaba mike my friend, murasaba mike kuza gukora iki? Umwanya wo gutanga ibitekerezo zitaragera ko muzi ko nari ibitekerezo mutanga muri sosiyete nyarwanda nta kintu mwubaka, kuko kuvuga kwanyu bituma na RIB biyongerera akazi kaza kubamagana bitewe n'amagambo ava mu kanwa kanyu atafite ikintu yubaka muri sosiyete. Erega uriya mumeya wavuze ko kuyobora urubyiruko rw'iyi minsi ari nko gutwara ibikeri mu ngorofani, ntabwo yabeshye. Ntabwo nanjye rero kubaha ijambo nzajya nitonda, nzajya mvuga njyenyine nzira iby'umudomo wanjye, ariko ntabwo nzemera kuzira ibyo mwavuze bitewe n'uko nabahaye platform. Mwumvishe ko gutanga platform mukayikoreraho amabi tuba tubaye abafatanyabyaha. Niyo mpamvu kubaha mike nzajya mbitekerezaho kabiri mwo katsindwa mwe nta keza kanyu. Mwanabikora ku bwende, dore muri muri ibi catfish mukaza mukakuvuga ibihuha hano mukabikora, njye nkabiryozwa. Ariko njye ndazwi, njye ndi icyamamare. Niyo mpamvu ntazongera kubaha mike nkuko mbisha nkuko nabikoraga. Ni ukubitekerezaho kabiri kuko murumva ko RIB yatangiye kudutungamo itoroshi. Kandi abagabo baba bari seriye my friend, buriya babigenza gutya bakatubwira gutya bamaze kubireba kabiri. Ubu RIB iri kutugeta runono, ubu ngubu natwe bagiye kuduhindamo ubudehe. Ndabazi bara ntabwo bajya bagira burake. Ubwo batangiye kutubwira ngo muri kutugira inama, RIB igiye kuba nigana inkarira amazi kabesha kuri kubagira inama. RIB situgira inama iradukunze. Niyo mpamvu RIB ntabwo yakugira amagambo yatangaje ku magambo yatangaje avuga ko hari ibyo yavuze. Ibyo rero nibyo turi gukurikirana. Ubutumwa dutanga buriya imbuga nkoranyambaga icyo zashyiriweho no gusangiza abantu amakuru ndetse no kuyakira. Wowe rero yo ukoresha imbuga nkoranyambaga ukifata ukajya gutangaza amakuru y'ibihuha, noneho ashobora gukura umutima rubanda, ashobora gutuma abantu batakarizwe, umuntu runaka atakarizwa icyizere, gutera ubwoba cyangwa gukura imvururu muri rubanda. Ibyo ni ibyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutakwihanganira. Ni nayo mpamvu dusaba abantu ko bagomba kwitwara neza muri ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga. Ikintu bita views, ikintu bita kumenyekana, ikintu bita ngo gutwika biraza gukoraho bamwe niba bakurikije iby'amategeko asaba. Uyu musore w'imyaka 25 Hategekimana Emmanuel aracyari ingaragu, afite ejo heza, ariko iyo utangiye kuhangiza ushaka ngo kugira ngo umenyekane kandi umenyekane mu bibi, rwose ubwo ngubwo uba wihemukira. Mwibazwa rye uyu musore tumubaza impamvu yamuteye gutangaza amagambo nk'ariya aremereye, harimo gushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene, harimo ubona mbega ari nko ushobora twebwe mu rwego rw'amategeko tubibona ko gutangaza ibihuha. Ariko we mwibazwa rye abazwa n'iki cyabimuteye kuba yatangaza amakuru nk'aya ngaya kandi azi neza ko ari amakuru aremereye, ngo yashakaga kumenyekana niko yasubije. Murangira bwana dogiteri uwo ntutu ngo yaravuze ngo ko yashaka kumenyekana. Noneho mu gushaka kumenyekana kwe ngo agomba gutangaza inkuru iremereye nk'iriya y'igihuha kiremereye, kandi akayivuga ku muntu wari usanzwe uzwi w'umusitari, ku buryo babibonye bose byarabatangaje. Ni ukuvuga ngo rero izi mbuga nkoranyambaga abantu nibatazitondera ziraza kubahemuza, kuko amategeko arabivuga. Nta munsi w'ubusa tutabwira abantu ngo mwihaharike mukurikiza amategeko. Yego dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko ntidufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bibangamira ituze rusange rya rubanda, gutanga ibitekerezo bihungabanya abantu runaka, gutanga ibitekerezo byinjira mu buzima bwite bw'abantu. Ntabwo rero
twavuga ko amategeko yarahari. Noneho ikindi kintu, ubundi butumwa nshaka gutanga mbere yo gutanga ubutumwa, abanyarwanda ko bakunda amatiku nitutavuga ku bantu tuzabona content he. Abanyarwanda ko bakunda kuvuga ku bandi bantu tuzakora iki? Ko numva nta kuvuga ku biza iyihe content waha abanyarwanda? Ko bakunda itiku, ko bakunda byacitse, ko bakunda kuvuga ku bandi. Ngaho duha inama bwana Murangira. Ubutumwa abakoresha imbuga nkoranyambaga bafite imiyoboro ya YouTube, ya abakoresha Instagram, TikTok, abakoresha n'izi za Twitter, X yahoze ari Twitter, aba bose nabo baragirwa inama ko batagomba imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane, biragaya cyane abo banyamakuru bafatanya n'umuntu nk'uyu nguyu bakamuha platform zabo ngo acisheho amakuru nk'aya ngaya. Ibyo ngibyo mu rwego rw'amategeko nabyo ni ubufatanyacyaha, abo nabo barakurikirana. Iminsi yose tubwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bafite iyo miyoboro, kuko izi ngizi ni pre-recorded, ibiganiro bijyaho biba byabanje gufatwa. Rero niba byafashwe, wowe nyiri YouTube channel bifata ubisesengure, ubanze wumve niba bijyanye n'amategeko. Ariko bamwe nabo hari igihe batwarwa nyine n'izo views ziri buvemo muri ibyo bihuha. Tuzi neza ko hariho n'abatanga amafaranga kugira ngo umuntu nk'uriya avuge ibihuha. Niyo mpamvu tugomba kuba mugomba kuba cyangwa se bagomba kuba responsible, bagomba kuba responsible y'ibikorwa by'ubufatanyacyaha. Ibyo ngibyo nabo barakurikiranwa kandi bazakurikiranwa mu bugenzacyaha. Ubwo rero ni ukubaburira. Yego. ubwo bisobanuye ko abamuhaye umwanya wo gutanga ibyo bitekerezo nabo biri kubakurikirana. Ntabwo duvuga ngo abamuhaye umwanya wo gutanga ibitekerezo, ahubwo abamufashije gutangaza ibihuha. Ubwo dutandukanye, bamufashije gutangaza ibihuha. Ni nk'uko umuntu yagufatira mikoro, ni ukuvuga ngo umwe yaravuze undi aratangaza. Ni ukuvuga ngo murafatanyacyaha, turashize, nabo barakurikiranwa. Yego. ubwo n'ubutumwa RIB itanga. Mbere ko wenda tugera ku bijyanye n'icyo itegeko riteganya ku cyaha cyo gutangaza ibihuha, hari igihe cyangwa wenda wari wambajije mu gihe iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Icyo ngicyo ni cyinshi kubera umudomo, kubera umunwa. Niyo mpamvu ngiye kubasezera none ko ndi kumva natwe baduteye intuza. Mana yake none mama yake ni gute umuntu yamenya account z'abantu bo muri RIB akajya zibloka? Ko ndi kumva bari kutugendaho. Ni ukuvuga ngo muri aha ngaha muri space harimo ama staff ya RIB nka 20. Murafata ijambo kurindi. Mutera amata ko muri Instagram, muri TikTok, muri Twitter, ahantu hose muhabereye rimwe, mubera hose icyarimwe nk'Imana. None tutaishi namna gani? So ubu n'ubutumwa bwa RIB. Uyu ni bwana BTR Murangira, ntabwo njya menya ririya jambo rya B icyo risobanura. Ati abakoresha X icyahoze ari Twitter, ubwo ni mwebwe, reka mbwira bari muri aha ngaha murye muri menge. Ijambo wanditse ujye uritekerezaho kabiri, bitari ibyo bazagukanda ijisho ku myaka 3 kugeza ku myaka 5. Bya bindi byarameke kwareka ngo breaking news akagera kubita hara ku Bushinwa bwa we kawe, ubwo nuko kumwegereza Interpol. Niko ubu butumwa ba DJ Brian bakumvishe. Brian Jiha mwabwo
dore umuntu ugomba gukurikiranwa kurusha abandi bagomba ntekereza ko bagomba kureba ni umuntu usize izina rye bigize icyaha iharabika no gusebanya barebe umuntu bita Mucoma ntekereza ko nawe ari ku isonga ry'abantu bagomba kurebwa bakamwigaho nubwo ese reka tubaze nkeneye kumenya ubu ngubu n'abantu batari mu gihugu bo bigenda bite ko ndeba ko izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abantu bari impande z'isi zose zitandukanye bigenda bite ku bantu batari mu gihugu bigenda bite bakurikiranwa bate ibi byaha biraremereye ku buryo Interpol itezamo mugakorana kabutinde mukazigeza cyangwa bagafungwa ko none ikinyarwanda gikoreshwa n'abantu batari abanyarwanda kandi bakurikiranwa n'abanyarwanda kenshi bigenda bite muzabidusobanurire muzadusobanurire tumenye uko bigenda kuko hari abitwaza ko batari mu Rwanda bagakora ibyishe itegeko ko njye murabona njye ntabwo dufata mu niyo mpamvu mubona burangiye we buri gihe cyose mba nigiza kasamutwe ariko mujye mureba my friend imyaka maze ahangaha narakora ibigize icyaha mujye mubireba you have to be smart niyo mpamvu mureba njye mbabwira ngo iyi mihanda ugomba kumenya ko ari intwari ifite ubuga ahantu habiri ukamenya ukuntu yihatisha ibirayi nyababwira ntimwumvishe murangira twita hano ngo muhakorera ibyaha ntimwumvishe amagambo y'umuvugizi wa ribu ni ukuvuga ngo kumbe abenshi muri mwe muranga muri bamaneko mukorana na ribu shaka muza kuko amategeko arabivuga nta munsi w'ubusa tutabwira abantu ngo mwihaharike mu gukurikiza amategeko uretse gato cyangwa gutwika biraza gukoraho bamwe niba badakurikije amagambo yatangaje ku magambo yatangaje avuga ko hari ibyo yavuze ibyo nibyo turi gukurikirana ubutumwa dutanga buriya imbuga nkoranyambaga icyo zashyiriweho no gusangiza abantu amakuru ndetse no kuyakira wowe rero iyo ukoresha imbuga nkoranyambaga ukifata ukajya gutangaza amakuru y'ibihuha noneho ashobora gukura umutima rubanda ashobora gutuma abantu batakarizwa umuntu runaka atakarizwa icyizere cyangwa ashobora gutera ubwoba cyangwa gukura imvururu muri rubanda ibyo ni ibyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutakwihanganira ni nayo mpamvu dusaba abantu bagomba kwitwara neza muri ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga ikintu bita views ikintu bita kumenyekana ikintu bita ngo gutwika biraza mwame mwokatsindwe mwagiye muza muri catfish nka Godfather murashaka kumenyekana ngo mubikoze iki koraho bamwe niba badakurikije iby'amategeko asaba uyu musore w'imyaka 25 mutega amatwi Kimana Emmanuel aracyari ingaragu afite ejo heza ariko iyo utangiye kuhangiza ushaka ngo kugira ngo umenyekane kandi umenyekane mu bibi rwose ubwo ngubwo uba wihemukira mwibazwa rye uyu musore tumubaza impamvu yamuteye gutangaza amagambo nk'ariya aremereye harimo gushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene harimo ubona mbega ari nko ushobora twebwe mu rwego rw'amategeko tubibona nko gutangaza ibihuha ariko we mwibazwa rye abazwa n'iki cyabimuteye kuba yatangaza amakuru nk'aya ngaya kandi azi neza ko ari amakuru aremereye ngo yashakaga kumenyekana niko yasubije ko yashaka kumenyekana noneho mu gushaka kumenyekana kwe ngo agomba gutangaza inkuru iremereye nk'iriya y'igihuha kiremereye kandi akayivuga ku muntu wari usanzwe uzwi w'umusitari ku buryo babibonye bose byarabatangaje ni ukuvuga ngo rero izi mbuga nkoranyambaga abantu nibatazitondera ziraza kubahemuza barabafunga kugira ntabwo ndimo ngiye kuko ndi umwarimu ko amategeko arabivuga nta munsi w'ubusa tutabwira abantu ngo mwihaharike mu gukurikiza amategeko ariko ibi si bwose bya YouTube gusa twe biratureba reka twumve yego dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko ntidufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bibangamira ituze rusange rya rubanda gutanga ibitekerezo bihungabanya abantu runaka gutanga ibitekerezo
ibitekerezo byinjira mu buzima bwite bw'abantu. Ntabwo rero twavuga ko amategeko yarahari. Noneho ikindi kintu, ubundi butumwa nshaka gutanga, ndashaka guha ubutumwa mwumve abakoresha imbuga nkoranyambaga bafite imiyoboro ya YouTube ya ni ibya YouTube, ntabwo twebwe ntabwo bitureba. abakoresha Instagram na Instagram se, TikTok, abakoresha n'izi za Twitter, X yahoze ari Twitter. turashize natwe ribu yatejemo. ubu hano hasi harimo nk'amastafu 20. Aba bose nabo baragirwa inama ko imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane RIB iragaya cyane abanyamakuru. Reka dusubize inyuma gato. YouTube ya abakoresha Instagram, TikTok, abakoresha n'izi za Twitter, X yahoze ari Twitter. Aba bose nabo baragirwa inama ko imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane RIB iragaya cyane abanyamakuru bafatanya n'umuntu nk'uyu nguyu bakamuha platform zabo ngo acisheho amakuru nk'aya ngaya. Ibyo ngibyo mu rwego rw'amategeko nabyo ni ubufatanyacyaha. Abo nabo barakurikirana iminsi yose. Hano warenzaho iki? Aricyo mutumvishe. Ni ukuvuga ngo RIB yamaze gutezamo, bagiye kubahigisha uruhindu. Kwa kundi Rameki agira gutya agahita avuga breaking news yo mu Bushinwa. Inama yo mu biro bya perezida w'Ubushinwa. Kudeta yo muri Kongo. Ijisho rya RIB rikuriho. Buri kintu wanditse ahangaha RIB kuriho. Bya bindi bya migambi agira gutya agahita ajya kwirakaza akarega umujyi wa Kigali akoresheje Twitter bakuriho. Bya bindi mugira gutya mugafata His Excellence mukamutaginga murabiryozwa. Bya bindi ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5 ubu ngubu RIB iri namwe. RIB ibariho, RIB ibanje kubaburira, bagiye kubahinda mu budehe. Ni bibiri. Mwicare mujye musoma cyangwa se muve ku platform muceho mugende. Bitari ibyo bazabakanda ijisho. Ariko ngiye ndikwibaza ku bantu batari mu gihugu byo bigenda biti. Bitegeko ni rimwe rirabategereza bakazaza. Murabakatira imihano bikazarangira nk'ibyakatiwe Prince Kid, byazarangira bakazataha byaramaze kurangira. Mukorana na Interpol bagafungirwa mu bihugu barimo ibi byaha bibahamye. Bigenda bite ku Kinyarwanda cyamaze kugera hose. Abantu bafite ibitekerezo ku bintu bijyanye n'ibintu nk'ibi ngibi muze kutubwira, muze kudusobanura. Ariko Swaki uraho, ese ko wacecetse ko wabuze burundu? Niko miga ntibikunda. Ariko Swaki ugire gutya uhereze yambu ku bakunzi bawe. Dore aho wagize gutya, aho wadutunguriye tugakubona mu kizuru, ntiwongeye kugira ikintu uvuga. Waracecetse utuzunguriza umutwe, urituonaga tunabakia ba bebe. Reka da uhita utuzunguriza umutwe, ntiwongeye kutuvugisha. Wongere uzamuke ugire icyo ubwira abakunzi bawe. Niko miga ubutumwa bwa RIB ihaye simple individu urabwongeraho iki? Wiseka ntabwo biseka. Which? Who is that? Turashize bare mu nyumvire. Nawe ugiye mu kazi nje kano kanya bavuze ngo iki? Murangira umuvugizi wa RIB ngo abantu mukoresha Twitter mumaze kwigira ibyigomeke, nimutareba neza baraza kubamarira muri gereza kuko mumaze kwigira ibyihebe. Ntabwo ngiye Twitter nyikoresha mu bintu byiza. Uri serious? Shajya kuri wowe yanjye rwose nta kintu cy'ubufreke njyanzara. Nyuma y'uko utabaje urega umujyi wa Kigali nyuma yo kugutiza aho ukorera, urumva bira bitari bigize icyaha? Aya nta cyaha kiri mu mande. Hariya I was sure. Okay, you was sure. Sawa.
ariko byanarangiye man bose twavuganye byararangiye. ntabwo byaragiye nyuma yo I know yo so. gufata urwego ukarwifatira ku gahanga ntabwo birabita birangira buriya uri muri files mu biringiro ntabwo wapfa gucika inzego ahubwo gutyo nyuma yo kwifatira urwego nk'umujyi wa Kigali ukarwikoreza ngo ugiye kurutwara mu nkiko ntabwo bikunda Godfather, uragufite kugeza igihe uzansaba ahubwo bwira imbabazi abantu urumva, nta kintu mbabwira uretse gato funga urumva. mike yawe manze nakira umuyobozi Kim uyu Igisa nguyu is my friend bro, is my friend. Is ndetse my friend bro. okay ngaho funga ntabwo ari friend ariko se ntukisimbukuruze wacyohewe ubwo ni nka si nk'ibi ngibi Is cyanjye man. n'ibi ngibi nabyo bigize icyaha reka twakire Oswa Kim Oswald uraho migambi funga mike yawe Oswald nagusuhuje hayi fungura mike yawe ni network ye kose abantu bavuye he abantu ndabona ari ibicukuri abantu bagana niko Oswa Kim uranyumva turashize niko migambi uwo buzinda yica umujyi ngaho vuga nubwo fungura mike yawe Urumva ikintu nabwiraga, uwo ikintu buzinda yica nabwiraga. umujyi ubu nakumva kuko nashakaga kumva ntavuze Nubango njyewe uri backup yo kugira ngo space bashe gufunctiona kirashaka kubwira abantu uri kumva. yego Ashaka kubabwira ngo ese mwese nk'abanyarwanda yego mwamaze gukanda akanyenyeri 139 mureba ko urwego mureba ko kuri iyi setora muriho cyangwa aho mutuye ariho muzatorera cyangwa se mwimure. ushinzwe iki mu matora cyangwa ushinzwe iki muri guverinoma kuko uza kwamamaza amatora mutora iki mutora nde Nshinzwe gukangurira abantu kuzatora kugira ngo iyo utoye ugira uruhare mu kubaka igihugu kandi ugatora n'umuyobozi ubereye igihugu. uwo nzatora ntabwo ari yamamaza ntabwo aratanga kandidatire ye Ana ari kwamaza uzatora abone kubaza ngo byaguha ese umugati reka gucyanuka iyo uvuze ku matora komisiyo y'amatora itaragira ikintu bitangaza ibyo ngibyo mbyita gushongoboka so tuvuge ibyo yarabitangaje ahubwo umva yarabitangaje ahubwo ntago ubuhari batangaje ngo iki abantu bajye bakanda akanyenyeri 139 urwego barebe niba bari kuri liste y'ito barene bazatora uwo ushyiramo ID bakavuga ntabwo bikunda azategereza ku munsi w'itora agende hanyuma mwongeye kumureka Samuel Beka yadekaraye ko ari ikigarashu uyu munsi yabidekaraye yahita bikubita ku karubanda niko yavuze ngo usomere inkuru yavuze yanditse Samuel Beka yadekaraye ko ari ikigarashu urumva reka musomere mu gihe cy'umwaka n'amezi agera ku 10 M29 28 investigator kuvatanyerera ndi gushaka ahantu yagaragaje okay tumaze dukora iperereza ku Rwanda n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Kagame Paul turabizi Beka yakuye agahukunyo noneho niko yavuze ngwiki subaye Beka yavanye agahukunyo ahita Ay man, Beka was my friend man. Reka twumve iki kizongo niko isanzure ntabwo bite byakwe ngaho Oswa kizamuka turebe niba bikunda niko wowe wita isanzure manuka wacyohewe ibi ngibi nizere ko bitagize icyaha urandebera ubuganga ati nizere ko ibi ngibi bitagize icyaha muri RIB abantu bo muri RIB nizere ko ibi ngibi bitagize icyaha ntimuze kubindyoza dore nk'iki ngiki ni gikatfish none iyo ushumitse umuntu udafite izina isanzure ku mubumbe ntabwo ari umuntu so ubwo nyine kumutuka ntabwo bigize icyaha Oswa ki uraho zamuka dore ndakuzamura ufite network mbi cyane ariko gerageza uyigerageze mfite ikintu kimwe cyangwa bibiri nshaka kukubaza naho ubundi imigambi Beka yagize gutya ari declara izuba riva ngwiki
Jabeka was my friend rwose numva none se ambabaje pe. yapfuye ntazakomeza kuba inshuti yawe se? Osoki uranyumva? ndakumva ariko nabi. Uraho Network yawe iri kuntera agahinda. Uraho neza? yumvisheho na gakeya birahagije. Aho ngaho ndakumvaho gakeya cyane. Umeze neza ariko? Ndaho buriya iyo ndi kuri listening mba mbumva neza, noneho na joining ama speakers bigapfa. Ntabaye mbi aho dutuye kandi ntago nahayimuka, ntago nabona ungurira kereka niba None se narenzaho ikangaha mwaka byaramo. bamarisha bamaze bahangurishiriza. Ariko Marishal buriya Marishal ari tayari kuguha ikibanza. Icyo wakora nuko naguhuza na Marishal Real Estate. Marishal aba bantu bafite ibibanza ahantu hatandukanye wa muntu we nukuri. Osoki murabizi uri umuntu wanjye naguhuza nawe nukuri pe kandi byagenda neza. Hagati aho se Osoki muko nashaka kumaza ibibazo bibiri nk'umunyamakuru bikaba biri kwanga abigirane kandi kwibazo ntabibaza ko ntabibaza Migambi ntabwo afite ububasha bwo kumbwira kuri ibi bintu. Osoki uranyumva? Ibiki man? Ku bintu bya Beka kandi nta kintu wabimbwira ntabwo ufite ubwenge. Apinye ntabwo mbizi bya Beka kabisa. Reka Osoki mu rero aze. Osoki uranyumva? Osoki ndamubuze. Osoki ndamubuze nta wundi muntu hano ufite ubwenge. Sorry. Nta wundi muntu ufite ndi kukumva gake gake. Statement y'umusore bita Beka Byansi Samuel waba wayibonye? Yego ndimo Ndagira ngo ngire ikintu ngusaba uburenganzira bwo gito ivuga. Okay. Hari ikintu ushobora kuvuga kuri iri tangazo cyangwa kuri ubutumwa umuyobozi wa RIB amaze kugira inama ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga? Reka tuviyo hirya kwa Beka niba udashakayo. No umuvugo ivuga barumvikana kuko izi mbuga nkoranyambaga ari abantu bashyize inda Ewe bana rihangana niba uri muri MTN yituye imbere bakaba bakoreraho amafaranga itaye ku byo batangaza cyangwa batuye bahutaza. nyine bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo akaje karemerwa. Ubwo nyine twemeye internet y'uyu muvandimwe muri ubu buryo nta kundi. None se twarenzaho iki? Ngayo nguko ntabwo turi kukumva naka na gato. Ntabwo turimo kukumva na gato kandi ntabwo iby'umugabo bita Samuel Beka Byansi wadekaraye kuba ikigarashi izuba riva. Uvuze ko nta kintu bivugaho nta kundi. Turumiwe turakangaranye nta kundi. Network yawe yakunaniye. Abandi mwese nabasuhuje abandi muri